nzaba iminsi nababona isunze Rwanda ruramutara sigaye hagati muri karame iyo yicaye aho ngaho umuntu araguhamagara ugakomeza wicaye aho ngaho nta nubwo uzi no kwegera umuntu basi ukagira ikintu uvugana nawe hase kuba uvugisha umuntu utanamureba gufura gusa nta kindi ibingi berega nta gaciro bifite wagakuriye kumvugisha byibura ukagira amagambo tuvugana turebana udakomeza ufura unteye umugongo n'ibitugu akira no makariso yanjye ni igitangaza ko mbona yise wikanga ni igitangaza gufata amakariso y'umuntu ukayafura yafure vuba kandi uhita uyanika ku ikamba vuba vuba izuba riri kwaka akira se ubushakanyabyo uri kubona ndi gukina urimo urareba ukabona ndi gukinana nawe nkeneye ko ufura ano makariso ariko wari wayatumbitse ngenda none se ubwo uri kubona tose aya makariso aranduye nkeneye ko uyafata ukayafura ukayashyira ku ikamba mu kanya gato nyugahita uyatera ipasi ukanzaniramo ikarisimo ngira ebyiri zonyine kuri kumbaza amagambo menshi madamu ubu nkwiriye kukuhereza ibisobanuro iyi kariso niyo nkeneye ifata inda iki hitwishyira ku zuba vava nyuma ya saa sita hari ahantu njya kandi niyo ngenda nambaye ngufata inda gize ngo wenda mwamukeneye ifata ibere ariko wa mugore we wajya utega amatwi umuntu ibinakubwira ndakubwira amakariso wowe ukazana ibifata amabere ubu uri kubona hano hari isutiya zirimo aha hari isutiya ntabwo ari ikariso ko gakanura hasoni fata wagafatwa wibaho fata ariko se no kunuka birimo koko ariko se nk'umuntu utangize ne wa mubyeyi ndavuze ngo ziba uranzamuraho hano runo rugo n'urwawe ku buryo nzamuraho ijwi uru rugo n'urwawe ntabwo waje akira zishyiriremo akira are iminota ibiri ntizibone birabwamuka izina ry'Imana ndagakubitwa n'inkuba ndakata izina ry'Imana ngiye gufura ikariso z'umugore mugenzi wanjye izina ry'Imana ngiye kuzifura Yesu uzi ko kitabanje no kuyivuguta we mama yo kuko ngiye kuyifura wa mugore buryo uri n'ikigoryi umpaye ikariso zawe ngo nzifure buretse uburanyihaye umubiri wawe wose buretse nze ndagutangiye buretse nze nkwereke kuziye ni wowe umwihaye kabisa irakeye nze nkwereke nayo zikurunguka sha nze nguhengereze ka Masha ubu bwahoro bwawe ese ntiyakeye tageti aha ngabatazi gusoma barabasomera ariko barayoba umunsi ukira
bite bimeze bite ko ndeba uragenzwa n'iki? Salama karabe. Salama salama. Cyose arikoze. Ese shaka mbona umeze nk'imbwirindi igipangu noneho bakuboshye. Umva nkubwire rero. Se shaka noneho. Noneho iki? Azisa. Sam uyobe ko turi inshuti. Turi inshuti ariko hanaga ari iwanjye wa mugabo. Hano ndi umukozi, ndi umuzamu, nshinzwe ibintu bijyanye no kwinjira no gusohoka. Ibindi by'ubucuti ibyo bibera inyuma y'igipangu cy'abandi. Ako nanjye ni inshuti y'umuryango. Shaka tura wakingura. Umse Fab koza kaya Fab ni ibintu byadanje. Umva nkubwire wa mugabo. Hano amategeko yose gameze nk'ay'ibwami. Bya bindi bya mbere byarahindutse nushaka wisubirireyo hakiri kare kandi navuga n'ibintu byinshi. Kuko ubu ngubu nta muntu n'umwe wemerewe kwinjira hano bya bindi bya mbere uko twabigenzaga. Ibintu byarahindutse ahubwo vuga vuba. Umva se Sam. Fasha ndashaka Fab. Kandi umushakira ni ingenzi. Reka ni inshuti y'umuryango. Umva nkubwire rero. Niyo waba ushaka Fab uvuga ngo buse umushakira iki kirenze ibindi. Niyo ntufite telefone ye muhamagare, ufite telefone ye cyangwa ufite amagara muhuriramo we nawe igitumye oya yazane zana. Ngo urahita ukingura. Zana nta kibazo, zana nkwerekeza. Kata serire numva. Zana mpereza amafaranga nkwerekeza. Amafaranga wowe. Gusa nyine nubwo yamaje. Ntago bivuze ngo ndafungura. Ngo nguki? Nibivuze ngo ndafungura nta nubwo uri busimbuke ngo bikunde. Dore ngende nayo afite urumva. Nta nubwo Reka nkubwire wa mugabo. Ese Sam. Si nkwaye amafaranga nituri inshuti. Amafaranga yo ndayaburura y'amazi. Aho kingora sha muhungu wanjye gawe buranda nakwime. Oya umva nkubwire ikintu. Umva nkubwire ikintu kimwe Richard. Nanjye nakagufunguriye. Nizere kujye kumbwa kujye kumfungura. Uretse gatoya nkubwire. Ndakubwiza ukuri nabikora. Ariko nubwo nabikora ntago mbikora nona. Gwenda nazabikora ubundi amategeko yahindutse nanone. Kuko amategeko turiho ubu ngubu aracakaniye. Wibanze unyumva ariko. Ndi kukumva ngaho mbwira. None se ubu hari umushero ugira namubwira cyo kuyinyinga. Reka kwasaka Fab ni ibintu byoroshye. Nari se igihumbi maye nicyo ugiye kumama n'umushero ugiye kujya nicyo ngura umushero. Akumbwa ko nagafata nguguriye. Iyi ni fata nguriye. Ahubwo ndagushakira n'agasheri ariko ngura mwana. Umva nkubwire rero Richard. Nta muntu kureba we gira. Umva nkubwire. N'umuntu ushaka nawe uhari rwose. Nawe uhari umva Fab nawe uhari pe. Nushaka rwose wigendere kuko na Fab nawe uhari. Ahubwo we fata telefone umuhamagara. Sibyo byiza? Ako buriya na petit frère we Manzi harakadiro twa dufitanye ndamushaka urumva nago ubundi baravuga ngo iyo ubuzinda wica umugi nta kibazo ndabanganira na Manzi ntegereje na Fab. Umva nkubwira ikintu kimwe rije kingura Manzi ntawe urimo Fab ntawe uhari akora kingura ahubwo ushatse wagenda ukarebera ahantu handi mujya muhurira nabo hirya iyo ngiyo niba ari mu bubari niba ari mu byaterwa n'ahantu muhurira ariko hano amategeko ubu avuga yuko nta muntu n'umwe ubu ngubu wemerewe kwinjira hano kandi burundu keretse mabuja niyongera guhindura amategeko. Mereza. Iki gihumbi se? Ariko urabona ari nko kwiruka koko wakimaye nkigusabye. Si wowe wakinyihereye. Saka service nakwakaga. Niyo basubiza kamera inyuma. Babona ko rero wakimaye nta kigusabye. Naga ari uswa wamaye. Naga fanta. None utangiye kujya ko nawe noneho utanga nk'abantu uza nk'aba. Oya ariko ndashaka kureba. Maho gato ndatajya gusoma. Oya nanko kiruka. Reba ko nazanjye Richard. Nanko kiruka umva. Iki gihumbi umva do. Bye Irarikoze bye. Sam. Yo. Shawi genda kingura. Shanagiye aho nako byemeye kwinjiramo. Akaba jinga barimo kwiceka iki. Gende.
we Mwiriwe. we uzanywe n'iki ko ufite ubwoba mu maso Oya ntabwo mfite ubwoba. n'abajura b'abakobwa babaho barabambwiye ni Kigali bariya abajura b'abakobwa babaho Ntabwo ndi umujura. uje kwiba Oya ntabwo ndi umujura. none kuje unyonyomba kuje unyembagira Nyine none se mabuja warari? hinde Mabuja. ubwirwa n'iki ko ntari mabuja urandabye ubona ndeka rya rugo jyewe Ogerega hano hantu ndahazi. Mabuja wa ndamuzi. Niyo mpamvu nari ndi no kuzana unyonyomba ngatanyumva ko yambujije kuza hano. uramuzi asati umugore w'inzobe Oya urumva ni mama nyine munini y'igikara ugira amahane ariko byumvikana uramuzi none ushaka kugira ute kuje unyonyomba umva nyine wakomanza ugaca kuri salo niba umushaka niba hari ibyo mupanga waciye kuri salo ntuce mu gikari ngo ntabyo waraje guhitana ntawe urimo nyine nari nje kureba amakuru y'umushito wanjye bitaga umukobwa wakoraga hano niwe rero nari nje ni mama nje nyonyomba yambujije kuza hano rero nari nje kureba ko yagarutse makobwa mwana inshuti makobwa wakoraga hano yakoragamo hano yitwa makobwa muraziranye ni inshuti yanjye ariko nyine naramubuzanye niyo mpamvu nari nje nyonyomba nari nzi ko ahari nawe uri umukozi umukozi ngo rarayige mu gipangu aya uri umukozi ntange uzi ko ndi umukozi yego se umva nanjye ndi umukozi ngo rarayige nyine twari inshuti n'amakobwa ko wambaye neza se nyine mabuja wanjye arankunda nyitaho we ntatukana mfite mabuja mwiza pe ntabwo ujya ufura amakariso ye oya amakariso tumuntu nafura amakariso ya mabuja ndashirije icara wawe wicaye aho ndashirije nyagasani birashiriye none uba nyamvu biranyica kanongere nshishemo nimero y'amakobwa ndebe sara yifatira camo ciyemo we yewe ubuse niwe aro yesu we mako mana we ni wowe cyandi kurota banza ndimo ndarota mako yewe mako mbarumbwi uzi igihe cyose nagushakiye mana yanjye mbarumbwira ahantu umeze neza ngo uri mu cyaro iwanyu mu cyaro naraguhize narahangayitse ndabase mana yanjye noneho bino birura byagushyize nkajya nza hano aho wakoraga ngo nje kureba bakankubita sha mana reba ibintu babaranguye ubwo se kuki byibura utanambwiye yega wowe ngo ushaka kujya ute ushaka ugaruka kwenda iki akomoko urumva ahantu ibaza ahantu bagukoreye biriya bintu byose njye nari nzi ko wanapfuye kumbura cyane ariho none ngo ushaka no kugaruka we wagaruka mu biruru bireba mba amakoreka nkubwize ukuri ndagukunda pe sinanakoshya ariko ntuzagaruke hano hantu uzambabarire aha hantu ntuzahagaruke uzi ko nari nzi ko ugiye kumbwira n'indi nkuru nziza ngo ushaka kugaruka yego mana umva uwo muzimu wo kuri makuvemo pe uzi ko wagira ngo ni mu ijoro ritugaruka ubu muri runo rugo ntushaka kugaruka reka nkubwize ukuri ibyo bintu bireke nyine nanjye hari uturende gukora ngo uri mu murima nta kibazo turaza kuvugana nanjye ndi guteka ariko usanze bitarashya ngo nanakujaburire nta kibazo nyine nanjye narimamagaye makobwa numva nimero yiciyemo ubundi ntiyajyaga icamo habe na rimwe iciyemo pe turanavuganye nimero y'amakobwa ariko aka kana agaki murazi yageze iciyemo mba numva mfite amatsiko yo kukabona nta foto yako ifitemo oya nta foto mfitemo nanjye telefone mabuja yimaye vuba telefone uyihamagaye rimwe ihita icamo iciyemo nyine ariko ubundi najyaga nirwamo amagara nicemo kuko urumva umuntu mwari inshuti kumubura bari ikibazo nari narahangayitse ko ubu ndumva ntuje niwe uguhamagaye cyangwa niwe umuhamagaye ninjye umuhamagaye kuri hano nese namubwiye ko nanje kwa ko yagarutse nkamubura ese ako kana kari kabayeho gate ha umva niwe muziranye koko kumva n'ibintu bankorera ndi mukuru ese ubundi kari gafite nk'imyaka ingahe
afite nk'imyaka 18. Nyine yari umwana witonda ukora akazi ke ari kuriya mu mabusha wawe. Nako utaza kubimubwira. Jewe uko ngana uko ngukuru bana nagira amagambo. Erega ndi mukuru. Mu mabusha wawe. Ubwa mbere twabura ku gipangu turi injuru. Anzanamo hano. Umumabusha usko nambwiye ngo soka nturoye ngo turumbuke. Intoro? Ubwo se ari wowe nawe intoro ninde? Uzi uko nambwiye? Bamumabusha ntabwo. Gutura mu rubingo. Noneho ngo nje kumubaza amakobwa kuko nabonye amakobwa bamwikoreye mucanye ku gipangu iwacu. Ikigabo kinini kimwikoreye hano ku rutugu. Kumwikorera? Kumwikorera nyine kwa kundi abukuntu kera abana bajyaga bahekana amapisi akamfata gutyo. Urumva niko yari yamufashe. Noneho nje kubaza amabuja wawe nyine mubwira ukuntu nabibonye. Aho ngo ceceka amfata gutyo aranigara ngo ati nzokumva ubivuga. Ubwo umwana bamujyanye arahari ahubwo utaza kumubwira. Reka nkubwire rero. Sibyo? Wambwiye ngo umukozi twese turamukozi bo mu rugo. Urumva natetse nashiririze, sibyo? Simukutaye. Uzaza unjyana aho ukora nanjye nze njya ngusure. Tubinshi tubura abakozi bo mu rugo barakunda. Nta kibazo. Kandi najya nkugira ni n'amadore ndi mukuru nakubyara. Reka ngende sanansanga hano. Simuka. Wegenda nawe hari ubunamuka ariko. Nawe hari. Nawe hari unamuka agenda wemye rwose. Nawe hari nari. Akana keze nako. Ko nagakozi ko mu rugo. Sisa. Uko wajya ubona ngo wariye mayi. Ariko ndarya wowe ibya hano urabizi wowe. Ahubwo mbere yo kugira ibintu navuga. N'ibintu uganira. Mabuje yibeshya akaza gasanga wicaye ahangaha noneho. Ubwiye mpaguruka nitahira. Oya buretse gato tuganire kuko ari je uguhamagaye. Imiriro ya hano ujyanemo mikeya. Ariko do ngiye mfata imiriro ya hanganye ikorera injyani wacu. Nemerero nitanura ngiye kugushyira. Ariko do mbisubiremo. Reba hano. Do. Ofonge. Nise sa ikamubaze. Kubimeze bitubundi kubona gitaraganya. Nkaza nirukanka nk'utabaye nakizimya mwoti igiye kuzimya umuriro byagenze bite? Sharenzo. Niba ari ko kano kazi ngakora yenda niba nararengeje imyaka aba nshaje niba ari iki simbizi. Shareka nkubwire. Wararengeje imyaka. Nogiye kuba nka mugabo ukurira mu bana batarabe. Nagari wiseka wa muhungu wiseka wa mutipe ushaka ko wenda wowe warigereye ahantu ibintu bigenda neza nyoko buje njya numva bamuvuga neza nubundi ariko ibiri hano ntago ari ibintu. Umva rasa mugiye mbwira. Mabuje ukubona bamuvuga. Mabuje ni marayika wigendera. Wagira ngo Imana iramufashe imuvana mu ijuru irazi mutereka mwisi. Urumva ibazi yuko jo bundi perutse kwiba amafaranga. Yego. Ngiye guhaha. Ndamubeshye ngo nayataye. Ubwo ari nifite utubazo mu cyari nkwavu zanjye bazishe bazimaze. Ndavuga ati indwara sinzi ngo indwara muri uburenge ngo bari ikize byazifashe simbizi. Reka cyane. Mba ndayaboherereje uko akora kurenga kubigenza. Ndagaruka navuga ati amafaranga ndayataye ngira ngo aranyirukana. Umubwira ngo urayataye? Kandi ubura kwisa umufuka yakinyireho ahita ambwira ati ntiyagufungisha. Ntiyampfungisha. Yarambwiye ati ahubwo ati byago bibaho mwana wanjye bihangane fata yangayo ugire ujye kuzana ibindi bintu. Ubwo sibyo tubyite yuko ari ibyo tubyite ko ari ubwiza se nabyo cyangwa n'ubujiji. Nyine reka mubwire Mabuje ukuntu yiteye. Mabuje wanjye ni wa muntu wikundira abantu ukunda gusabana ntiwambona yarakaye. Nyine yemera kibazo we bibaho tumubuzi. Urumva nta kibazo nta kibirye mbese n'umumabuje mwiza cyane. Renzo reka nkubwire. Namba nawe yenda uramuvuga ibigwe kandi kuvugwa neza Bibiliya iravuga ngo biruta ubutunzi wa mugano w'abantu basenga. Sha iki kigori iki Kimabuje wakiguteza ngo rebe uyu ni ikigome kibi. Ako sa umuntu wakura nenge utekereza ko ngiye bamushobora. Uzura mugore mere ku kambere se ngeza kukanyuma cyangwa ducagagure kora ibyo ushaka kuko byose dufite umwanya kuko ngiye Renzo reka nkubwire have none subwo ngubwamamagare uyu Mumabuje ntamuwagira n'ikinyamaswa sinzi foromo baye ese uyu nawe yaremwe n'Imana ko numvaga umuntu yaremwe n'Imana ubiki Kimabuje ubona cyane reka banze nkubwire kwisura y'Imana reka banze nkubwire hari abamabuje ari abantu nyine bajya bavuga ngo Imana yabaremye yananiwe hakaba n'abandi bavuga ngo ni ibihangano bya Petero ushobora gusanga ni ibihangano bya Petero no Mabuje wawe. Oya yenda habaho Imana hakabaho na shitani hari ibiremwa by'abantu bituruka kuri shitani ntago abantu bose baturuka ariko shitani nta kiremwa kintu. Oya tega amatwi mubwire uyu Mumabuje umwana we ntamubabarira ejo bundi yakubise akana kagahunguka yakakubitiye hari inyuma ngira ngo ninzoka ivumbutse muri bino bihuru ari guhondagura. Sisa bundi kamanze narazamutse mbonye nasubiye inyuma niruka utinya umuntu utajya gukiza umuntu nanjye ubwanye nabonye mubagagura mpita niruka ngaruka hano kuvuga ari gutaruka
undi mu mabusha wawe afite umugabo sha umugabo ariko nta nubwo ari umugabo hari none se basi ajya amukorezaho neza reka da uriya mugabo wagira ni umugabo usa ushobora gusanga yamubipa nawe nkuko oya umunsi umwe aba yigendeye niba wamuganira byavuna umenya nyamara uzacunga neza samu umenya yenda wamugani mbona mutuka kamucira umukorezaho ntago azongera kuzakubita umwana kumubwira nabi ibyo byose numvisha ari kuba uri kumbi uriya mugore mbona yanayica ni igisimba wa muntu wece none se umuntu amukurangiye ubundi ninde sha reka nkubwire aka kazi ukuntu nakabonye nari ngakeneye mfite ibibazo birenze ibyo muri nabyo muri uru rugo ni nayo mpamvu nabucyaye kabiri ibintu uzi ibintu ngo ejo bundi hano urabizi abantu bose bashaka kuza kwibamo hano niba ari n'abantu baba bashaka kuza sinzi uru rugo sinzi nta mahoro rujya rugira merutse kurara nzenguruka numva ibintu bamwe bari hariya abandi bari hariya sinzi ibintu abantu baba bashaka hano ndaza gutya ku manywa n'abantu bari hariya muri salo nta muntu nihengeka aho ngaho agatotsi kaba karandwaye renzo reka nkubwire ibintu naboneye hano muri iki gipangu iki ngiki muri iyi pasiparumu yamenye ikintu cyitwa amazi ngira ngo ni bya biri bya Joriji Baneti ngira ngo ijuru riraguye n'agahinda ndengewe ikimabusha cya gitaha rya kizakwereke kizanyura ubundi kubita ikibuga kiba cy'umugongo ubundi banze nguce nono kigwana no kujya kwivuza no kidafite imbaraga zo kuzongera kukumena hano none se ubundi nkubaza akabaza ubu yashyizeho amategeko mashya hano abantu bagira ngo yenda ni security yindi yo kugira ngo abantu batinjirana abagigagurana n'abantu hariya muri salo n'abana be n'umugabo babona inzu kure nziza sha ntabwo amenya ko ari mu rumabusha bigira abayanga ko hari umuntu watwara amakuru niyo mpamvu yanga ko ari umuntu wakwinjirana ataruje yo ntwaye uzi ko ari bugarukira aho ngaho nakubwiye ntabwo umuntu reka manze nkubwire Sam wakuze uri mukuru wanjye nkureba nkuru ndeba urumva nawe umuntu wanzanye Kigali je ntabwo nakwemera uwo mabusha akazakumenya uretse reka nkubwire reka nitere ngena n'abantu uretse gato nakubwiye ngo ibintu ibi bintu bya hano bananyica n'umugore si umuntu akwisha atari kubundi sha uyu mugore ni cyane ari nibanga man umva neza umbabarira have nyagira umuntu dore uyu mugore aba mabusha baragwira ikintu kiragenda kikaba igisimba siko cyari kinyishe ba siko umwuka wari uheze hano amena hamazi hari ibintu babitumvikana koko mama niwe mama mfite kandi urabizi ko nta kintu kibaho kiruta umubyeyi pe ariko mu by'ukuri ndagukunda kandi n'igihugu ndagikunda ko ndagukunda ariko n'igihugu ndagikunda bivuze hari ikibazo kiri mama kugusobanura nyine urumva byagorana basi reka nzafata umwanya nze mu rugo tuganire bisesuye igihugu mama ubwo bivuze ngo igihugu wakirutishije umubyeyi wakubyaye akagushyira kuri icyo gihugu sibyo uba ari cyo uha agaciro sibyo ubwo rero gumana n'icyo gihugu cyawe ujye ukomeza uce mu muhanda tujye duhuriramo gutya buri munsi ubwo igihugu cyawe kizakuhe uwundi nyuma mama windakarira kuko ndabizi nidufata umwanya tukaganira ukumva impamvu interi uzanyumva nk'umubyeyi kuko erega niwe mama mfite nta wundi mubyeyi mfite nta n'undi najyaho ngo nduhuke nk'uko naza mu rugo nkaruhuka ariko hari impamvu uwo mwanya utarimo kuboneka mama kandi ubizi ndagukunda erega mwana wanjye sinkwanga ndagukunda cyane urabizi ko ngukunda cyane kuruta n'ibindi bintu byose biba hano ku isi ndagukunda urabizi nawe urabizi si ukwijijisha sibyo ariko ikibazo kuba ntakubona sibyo ariko ntacyo reka ntegereze izo mpamvu zawe uko ndi kubona ukuntu uri kwiyumvira reka ntegereze uzamuha ubusobanuro bwawe mama ntago byoroshye nyine mu buryo bumwe cyangwa ubundi kubera akazi ndimo ariko ndaza kugerageza nsabe basi uruhushya nzaze mu rugo tuganira nta kibazo neza ababyeyi ko tubereho gutanga imbabazi abandi mu rugo bameze batise mama baraho bameze neza uretse nyine urukumbuzi baba bagufitiye bose bakanjije ntabwo
nanjye mba mbakumbuye ariko hari igihe nyine umwanya uba ikibazo bigasanga umwanya nakabaye nza mu rugo ngahangaha bigenze gutya na gutya wakabaye uhari bigenze gutya wakabaye uhari ariko nyeka imbogamizi zari muri iyi myaka 3 ndakeka muri iyi minsi ngiye kubona umwanya nkagaruka mu rugo tugasangira tugasabana yego kongera tukishima tukicara tugasangira buri kimwe cyose tukazunguruka muri jaride tukaganira ibintu byose tukanasohoka gabura nta kintu nkumbiye gusohoka usukomeruka gusohoka ku cyagihe udusohokana uziko aribwo mbiheruka mama munsi rero nabonye umwanya ukumva ngo naje mu rugo wowe utegura ahantu heza wumva ushaka gusohokera amafite menshi henshi urahafite ndahafite mwana wanjye henshi njya mbona abandi mama basohokana n'abana babo babasohokanya abahungu babo nkabira nkavuga se mana ko nanjye nabyaye mana nanjye wamungaruriye umwana wanjye nanjye akamesha ishema gutya akanyubahisha mu bandi babyeyi mama ntago nakurumbiye ntago ndi ikirumbo ku muryango basi ejo uzaza mu rugo mama bitera cyangwa none se ubu n'uburi mu kazi cyangwa waruje mu rugo ndi mu kazi pe kugeza ubu ndi mu kazi nese uzaza mu rugo ariko uburyo ako kazi gapanze ntago nzi ngo umwanya nzabona rya ariko nimbona umwanya umunsi nzakuruhushya bakaruma mama nandi hantu mfiteho kujya uretse guhita nza mu rugo ko ntazakurekurara mama nandi uwo munsi uzamenye ngo uyu munsi ni wa mama wanjye ni wa famiye yanjye tugomba kwirirwana umunsi wose mbega tukamarana n'ukwezi cyangwa icyumweru uruhushya nyine ubwo gihe bazamanika ahubwo mama jya unsengera cyane mba ndi mu kazi kagoye jya unsengera cyane amasengesho y'ababyeyi ahora dukurikira mwana wawe kuri kuntera ubwoba oya mama nta kibazo ahubwo iminota iba yagiye mama reka njye mu kazi vuba aha ndaza kwaka uruhushya nze mu rugo kandi ntongire ikibazo mwana wa shyamba ntabwo ari ryera mu maso yawe ntabwo wishimye ndaje ngo usengere imana iguhe umugisha n'ako kazi kawe ndagasengera kazabe keza niba ari na kabi nsengere cyane kareka njye mu kazi mama kandi ndagukunda cyane nanjye ndagukunda mwana wanjye ngabo bayi nsengere pe yego imana ikurinde kandi ugire akazi keza yego